asema wakitunga rwuna nanjye nutari kumva ngende kumva inane nukuri kw'Imana nese ubwo wagira ngo uri kumva ko abakurambere batangiye kunyakira ninjye warazwi irango nisha hari amafaranga ngomba kuyasiga. Ese mana yanjye buriya Rugamba ari mu biki? Buriya ntabwo yaba ari guhamagara amadayimoni wabo cyangwa amashitani we. Ako si Rugamba kuko ari mu biki kuko asubira wamufata amavidora amufata amavidoro nze gushira ku Ese Rugamba buriya mana yanjye Ese Rugamba agiye hehera Rugamba agiye hehe mana yanjye usubira Rugamba agiye hehe we Rugamba agiye hehe mana yanjye ukuntu Rugamba ari umuntu mubi ntabwo wabyumva ni umwana mubi yandaje noneho yandaje amajoro sheri wanjye kagenze gute aho ubundi uramuzi cyangwa nako muherukana ngo mwigana da mwabuze ibyo umuntu mwiza nta kibazo twaye umuntu mwiza bazamugutiza bakwereka uburyo ari umuntu mwiza sicyo kugendera bite umba uzanshake story ye ni ndende yandaje amajoro ikintu cya mbere yatumye nanga umuhungu mwiza wongeye kumukunda ntabyo uzi wewe Rugamba nta kibazo cye nta kibazo umva wagira ngo ahubwo ameze nka satani ntabyo uzi wowe ukuntu bimbabaza kuba narataye umwanya kuri wese yego Tenzi bituje kunyita umuntu waje kubona imva iri shyamba cyane bitewe n'ubwo nese ubwo umuntu arabitenze ubwo ni cyacamo ubuze ure umane reka kugira ubwo zikuri kugira ubwo nanjye ukabone ese cyane sirpaje nari kumva ruhuma niba ari inari tubangana naruzina mawe ase wafashije ahubwo se ishyamba ahubwo nta bisimba bibamo nge ndikumva ingwe ndikumva Yesuwe ngahibaza ase wakitonze ndakura mani ndakura none se turabigenza gute kubagira ubwoba ndakura ndi wowe niyo ndi kumutekereza mpita numva ndwaye umutwe pe we nawuzi umubu ngo bana aha nicaye shandi kumajaga no kwimyarira n'ukuri uruzina rw'isumfiki dopekeye mwiza namufanye umva reka mubwire ni umwana mubi njye nibaza se Keve yamukoze nimba ari ikintu yamukoze nimba simbizi n'ukuri isiko namubuze n'ukuri ko mwana Keve na hashize igihe hashize nka 1 week namubona Swenge benzi bunyi kimba mbona muri mwiza ntacyo twaye nta kibazo cye ukibwa ko ari umuntu muri ni mwiza kuri wowe kuko ntawuzi ese uba wibagiye ko twakundanye neza ubwo kumva umuntu nakundanye nawe namuvuga nabi kandi ari umuntu mwiza kayimba muri wenda kuri we gusa kuko tuna mwiza azabibere ku munsi umwe rero ko nawe ari umuntu mubi ese nikiyagoye mu cyo gituma ko ari umuntu mubi kirahari uzakimbaza wambwiza ubundi zuba nyine reka nkubwire ukuntu dusa none turasohoka gutaza turagira ngo inari nyiri ngayibaza wowe reka nkubwire ukuntu dushaka ukuntu turi busohoke hano ngaha abandi baraza nyuma wenda wasanga twe tunasigaye hano twenyine nese ubwo turabigenza gute nese ubwoba nibwo buri butume dusohoka hano ngaha nibwo buri budusohore hano ngaha wakwitonze kumva njye wibimbira ubwo none ubwo njye kubona ndi gusiga narariko umva ari kumva
hataha ibisimba none imyuka mibi noneho biduhurira ubwo umuntu aranataha ubundi twahize uburyo turi bugiye mbabarira ntabwo uri sore ntabwo ushaka kuva hano none ubwo ninjye utabishaka uri kumva noneho nishimiye kuba ndi hano wowe hano ntabyo ushaka ndetse ariko nanishimiye kuba ndi hano ngaha ubwo nyine guma muri ibyo ngibyo ubwo nyine nyoka araza gusore hano ngaha nimba ndakubwira ngo uriya muniga nimba ajya kwa satani nimba ari satani mubaze ahubwo uri muzima mujye imbere yaniga nkahita mpfa mbere yuko nanamugira imbere naba napfuye ubwo mubwo waba uje gushyira ntabwo uzagenda bite reka twigendere kuko ngiye kugutera inkuru zanjye twe bwakira bugake tugiye kwishakira amafaranga kuko ndi hasi hari amafaranga niyo ikibazo nuko bazanyemo na cyangwa ariko nta kibazo amafaranga nini yabona nzagenda myicishe nawe urabona nanjye utari kumva ngende kumva inane n'ukuri kw'Imana nese ubwo wagira ngo uri kumva ko agerayo umva ikambwira itonde wenda ntabwo tubura n'umuntu uri buze hano nese iri shyamba uzi ko mu ndi bucura nanjye ndi imfura noneho nanjye ndi imfura bimenye maze mama nawe undi muntu basigaye none se wagira none se njye nimpa nese abapfuye barushika Kambine kampa wariko ikinani kitangira mbere yawe mwana ndawa umva tuzi umuntu uri kumva umuntu uze wizi ko ari ikintu hari inzoka zijya ziririmba saba dayimo nta muntu uri kumva wari inzoka zinavugiriza zikanaririmba n'ukuri kw'Imana zikanaguhamagara ndagambiriye kutugirira neza icyo sinduka kumboye mukagira ubwoba hano mwigira ubwoba mwitinya ngiye kubona ndi igikoko ntabwo ndi igikoko mwitinya tuza basi babwira nimutuze unyumve sibyo Imana yarabatoranyije mu muryango wanyu mwebwe nimwe muzaca ikibazo cy'ubukene n'inzara mu muryango wanyu sibyo mwaratoranyijwe ntubone ngo no kuba umwana mutoya ntabwo Imana ireba ubukuru cyangwa ubutoya nawe yagukoreramo mama wawe n'umukiza si bizaba byiza nagomba siga sibyo ndabizi ishyamba ntabwo ari byiza nanjye ndirimo sibyo ariko ihangane tuza wigirwa sindi kumwe nawe tuza Imana iri kumwe nawe ahubwo nimujya kugira ubwoba mujya mwibuka ijambo rivuga ngo Abagalati ibice 6 umurongo wa 4 ngo haranditse ngo mwitinya Imana nintegurizwa kandi burya icyo umuntu abibye nicyo asarura sibyo nawe rero nubiba ubwoba uzajya nsenga komera ujye usenga Imana wininya sibyo ndagusengera uraza kumera neza sibyo kandi tuza umutima mu izina rya Yesu ayo madayimoni yose aragusohokamo iri shyamba muzayisohokamo muri bazima nta kintu na kimwe kizababaho sibyo wowe tuza umutima Imana irahari mu izina rya Yesu ndakwiyambaje Mana Nyagasani umanukire uyu mwana uze umusange ubamara ubwoba ubahe gukomera ubahe ndetse n'intsinzi kandi bazajye bagerwaho oya humura n'ukuri reka mfukame tubasengere sibyo
abakurambere batangiye kunyakira sha ninjye warazwi irango ni sha hari amafaranga ngomba kuyatsinda. Mana data wa twese uri mu ijuru, ni wowe muremyi w'isi n'ijuru, ni wowe twiyambaje hano hantu Nyagasani. Mwamikazi ntago turi intungane, turi abanyabyaha, ariko waraturemye uradukunda nk'abana bawe. Mana aka kanya ndakwiyeretse, uyu mwana w'umukobwa nyagora ku ngoma, buri kimwe cyose cyamwangiza ukimukuremo, ubwoba bw'imyuka mibi mu izina rya Yesu, shitani n'ingabo ze ziturekure mu izina rya Yesu. Nyagora ku ngoma turakwembeje hano hantu, mwami dukeneye amafaranga. Nyagora ku ngoma nubwo nanjye mvuga ibi ngibi, nyagora ku ngoma Mana nanjye ndi umukene, nta kintu mfite, ndi hano nawe ndacyashaka amafaranga, ndacyashakisha. Nyagora ku ngoma tugendera utwereka inzira, mwami turakwiyambaje hano hantu, twebwe nk'abana b'abantu nta mbaraga dufite zabyishoboza, nta bushobozi na bukeya. Nyagora ku ngoma mwami tugenda imbere, uturinde ibigusha n'ibisitaza. Nyagura ku ngoma utore ibicumuro byacu, turavuga tugacumura, twagenda tugacumura, twakora tugacumura, ndetse n'atuvuga turacumura. Ariko data ibyo byose birenzeho, utwirengagize mu izina rya Yesu. Mana ukubane natwe nyagura ku ngoma, ukomeza kutugenderera, ukomeza kutugenda imbere, ducira inzira mwami, nk'uko ari wowe wavuze ko aba bana ari bo ntoranwa mu muryango wabo kugira bace ikibazo cy'ubukene mu muryango wabo. Mana igaragaze hano hantu, bari wowe wikorera, zina ryawe bari ryo riganza, imirimo yawe aba ariyo yigaragaza hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Nyagora ku ngoma Mana urakoze kubyumvishe, urakoze kubana natwe, urakoze kugendana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Gani muhaguruke none ubwo basigasama byo gukora icyatuzanye. Imana izadushyigikira, ndabizi neza ko bizakunda. Haguruka sibyo. Yesu yaritanze Karuvari, yapimye ibyaha byanjye byose. Iyo Karuvari, ntagutinya kurimo, sibyo? Ntagutinya, ndabizi neza ko nibigenda neza. Ariko buriya Rugamba ari mu biki we? Buriya Rugamba ntabwo yaba arimo arahamagara Majyini ra? Kuko se buriya iriya si content. Ibintu Rugamba arimo buriya byaba ari ibiki koko? Ibintu Rugamba arimo noneho ariko iyi ni content buriya mbonye. Buriya Rugamba niba arimo arahamagara Majyini iwabora. Ese Mana yanjye buriya Rugamba ari mu biki? Buriya ntabwo yaba ari guhamagara amadayimoni iwabo cyangwa amashitani we. Ako si Rugamba kuko ari mu biki kuko? Asubira wamufata amavidora, kamufata amavideo nze gushira ku. Ako se Rugamba buriya Mana yanjye. Ako se Rugamba agiye hehera? Rugamba agiye hehe? Yanjye musubira Rugamba agiye hehe we? Rugamba agiye hehe Mana yanjye? Ase Rugamba uri muntu ki? Tuza. Ako se Rugamba uri muntu ukiri bwoko ki Mana yanjye? Ariko se Rugamba abakurambere baje gushaka inkoni y'umugisha koko. Rugamba uri muntu ukiri bwoko ki? Abakurambere banyitse ko ari twe tugomba gutungira. Mu buhe buryo se tuzayigeraho gute Rugamba? Bara bose bagomba kuva mu gakino. Gute ubwo ngubwo? Shatse kumbwira ko tugomba kubica? Nibwo buryo bundi kugarama. Mana yanjye cya Rugamba ntabwo nakaraba amaraso y'umuntu, ntabwo byakunda Mana. Abwana amafaranga muzayabye mbwe. Ngomba kuyasya.
uyu ni uwa mbere. Atajyana numva. warebye neza uryamye mana wibiva mba nitumukora ntabwo badufunga Viva wajutse mwadufashije Viva wajutse mwadutabaye wazutse natwe tubizi dusanze yaryamye mani ntabwo ntacyo nta muntu mwabonye agenda hariya nta muntu mwabonye agenda hariya mwahageze byari mwe muri kumwe oya musanga hariya yewe nta muntu mwabonye agenda hariya nta muntu mwabonye agenda ninde se amazi misari byari kuntera ubwoba mwagize mwavuze injura abandi bakaza byabundi we bite byaza gusanga abantu abaye iki bite Viva mani Viva sabaye ako rugaragara kuba Viva abaye cyaka kanyo Viva sabaye apfuye ntabwo ariko kandi akamubwira mani Suko batangiye gufatira mwaguruke mureke kumwingira umwuka twumve umwuka woneka twumve kubyuka bana yanjye we abakurambere bandaze kiriya muntu ugomba kwisigara umwe muvamo ntabwo ngomba kwisigara amafaranga yose ngomba kuzayarya